Aha turi ni kuri Stade de l'Unité iherereye mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ubuyobozi bwa M23 bwakoreye ibirori byo kwerekana ku mugaragaro abayobozi bashya bazayobora ibice AFC M23 yamaze kwigarurira. Umubare munini w'abaturage bari bitabiriye iki gikorwa, cyane ko byari byatangajwe ko nta kazi gakorwa mu masaha ya mu gitondo kuri uyu munsi. Ahagana saa 4 n'igice nibwo umuyobozi w'ihuriro rya AFC M23 bwana Corneille Nangaa Yebulo yageze kuri stade ari kumwe n'abayobozi batandukanye ba M23. Hari icyo yasabye kibanze. Tunataka vivre ensemble. Ukeneye kubaho mu bumwe kugira ngo twubake igihugu cyacu. Tugomba gushyira hamwe tukubaka igisirikare cyiza gifite discipline, kandi ibyo byose tugomba kubigeraho vuba na bwangu dufatanyije namwe abaturage. Mu bayobozi bashya batangajwe harimo uzayobora intara ya Kivu ya Ruguru bwana Bahati Musanga Joseph, uzwi nka Erasto Bahati, usanzwe ari umujyanama wihariye wa General Sultani Makenga uyobora igisirikare cy'umutwe wa M23. Uyu yongerejwe n'abandi babiri barimo Willy Manzi Ngarambe wari usanzwe ari umuyobozi wa diaspora ya AFC M23. Uyu akaba ari umuyobozi w'intara wungirije ushinzwe politiki, imiyoborere n'ubutabera. Undi ni Amani Bahati Shadrack, umuyobozi wungirije ushinzwe icungamutungo n'ibikorwa by'amajyambere. Uretse abo hashyizweho kandi n'abayobozi b'umujyi wa Goma barimo umuyobozi w'umujyi, abayobozi ba komine ebyiri arizo Karisimbi na Goma. Muri ibi birori hashyizweho kandi n'abayobozi ba teritwari za Masisi, Nyiragongo ndetse na komine ya Kirumba, agace ko muri teritwari ya Lubero ubu kigaruriwe na M23. Bwana Corneille Nangaa yatangaje ko kuva mu ntangiriro z'icyumweru gitaha inzego za leta uko zakabaye zigomba gutangira akazi. Amashuri y'inshuke, abanza, ayisumbuye ndetse na za kaminuza nabyo bigomba gutangira vuba na bwangu mu cyumweru gitaha nk'uko byemejwe n'uyu muyobozi. Nyuma y'uko aba bayobozi bashya berekanywe imbere y'abaturage, bahise berekeza ku byicaro bikuru by'intara ya Kivu ya Ruguru, aho buri wese yeretswe ibiro bye. Aha hari hasanzwe habarizwa ibiro bya guverineri wa Kivu ya Ruguru. Ubu buyobozi bushya bushyizweho nyuma y'iminsi mike gusa umukuru w'igihugu wa Kongo nawe ashyizeho umuyobozi w'intara wa gisirikare General Somo Kakule. Ni mu birori byabereye mu mujyi wa Beni nyuma y'uko M23 yari imaze kwigarurira umujyi wa Goma, ari wo murwa mukuru w'intara ya Kivu ya Ruguru.